Shalom shalom bene data, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza kugubwa neza muri Kristo Yesu. Haleluya. Uyu munsi ni kuwa mbere, turashimira Imana iduhaye kuboneka kuri uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagusuhuje rero aho uherereye hose, mugabane wose uriho, ushobora kumva uru rurimi nkoresha rw'ikinyarwanda. Imana iguha umugisha. Uyu munsi kandi reka tugaruke tuganire muri cya kiganiro cyacu Ruhuka, dushimira abantu bose bashije gukora subscribe, babasha kudukurikirana, bakoze share, abakora comment, bakatwandikira bakatubwira ibitekerezo byabo. Imana nabo ibaha umugisha, ndetse n'abadushyigikira mu bundi buryo bwose. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Uyu munsi turaganira ku mwana w'ikirara. Turasoma muri Luka igice cya 15 umurongo duhere ku wa 11. Kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuherereza abwira se ati, data mpa umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuherereza ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Yesu ashimwe cyane. Nifuje ko tuganira kuri iri jambo ry'umwana w'ikirara, kuri uyu mugani w'ikirara, w'umwana w'ikirara Yesu yaciye. Uyu mwana yari mu rugo rurimo ibintu byose. Yari mu rugo rudakennye. Yari mu rugo yaryaga neza, yaranywaga, yarambaraga, yarisigaga, yari afite umudendezo, yari afite uburenganzira. Ariko igihe kimwe aterwa n'umwuka mubi, yaka umugabane. Hanyuma umugabane yasawukoresha mu bintu bitari byiza. Arawaya, awukoresha mu bidakwiriye. Amaze kuwukoresha mu bidakwiriye, birashira. Ibyo yakoresheje wa mugabane urashira. Gera igihe arashirirwa, inzara iramurya, ubukene bumugeraho. Hanyuma ngo ajya guhakwa. Umwana wavuye mu rugo rwarimo abaja n'abagaragu, rwarimo ibintu byose, ariko ajya guhakwa yararwikuyemo. Nguwo yahatswe hamujyana mu ifamu ye y'ingurube. Uyu mwana akifuza kurya ibyazo, kurya ibiryo bigenewe ingurube, kandi nabyo ngakabura ubimuha. Ntabwo yari yemerewe no kurya ibiryo bigenewe ingurube. Unyumvire nawe kwere. Ariko uyu mwana aza gukora ikintu cyiza. Yisubiramo aritekereza. Aravuga ngo, kubera iki nakomeza kuba muri ubu buzima bw'uburetwa? Kubera iki nakomeza kubaho ubu buzima bumpangayitse? Kuki nakomeza kubaho ubu buzima kandi mu rugo iwacu ari amahoro?
mu rugo iwacu barya bagasigaza. Isubiramo ngafata icyemezo cyo gutaha. Yagiye azi ko atari buhabwe imbabazi, yagiye azi ko atari bwakirwe ku bw'ibyo yakoze, ariko kuko se yari umunyembabazi, ngo amubonye aranezerwa, abagisha ikimasa, akoresha ibirori, aranezerwa ko wari waragiye yongeye kugaruka. Nshuti y'Imana, naganiriye n'abantu benshi batandukanye, na n'ubu kandi ndacyaganira nabo, ariko nta muntu n'umwe ushobora kukubwira ko anejejwe no kuba mu byaha. Oya, nta muntu n'umwe wakubwira ko anejejwe nabyo, usibye gusa ko yakirema agatima akavuga ibihabanye n'ukuri kuri ku mutima we. Ariko mu byaha ni mu burushyi, mu byaha ni mu burushyi. Kuki umuntu ashobora kuva mu rugo akajya gusangira n'ingurube, nazo agasangira nazo atabyemerewe, kandi wabo yavuye hari ibiryo barya bagasigaza? Ibyaha bizana ingaruka ku buzima. Hari umuntu uri mu bubata bw'ibyaha, ahari hari ingesi ikubase, mugabo wawe atazi, umugore wawe atazi, ababyeyi bawe batazi, inshuti zawe zitazi, ariko iyo ngeso ukaba ubana nayo rwihishwa, yarakugize imbata. Satani akakongorera akakubwira ngo erega ntabwo Imana ishobora kukwakira, ntabwo Yesu yakwakira, wamuhinguka imbere gute? Iryo jwi rikakugumisha mu bubata, iryo jwi rikagutsikamira rikagutinza mu bubata. Ariko ngufitiye amakuru meza. Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Yesu yiteguye kwakira ubwo burushyi. Yesu yiteguye kwakira ubwo burushyi bukuruhije. Yesu yiteguye kwakira icyo cyaha, we yiteguye kubyakira. Utera intambwe ya mbere ni ukubabazwa n'ibyo urimo, ni ukubabazwa n'ubwo buzima urimo butakunejeje, budashimishije umutima wawe, nawe ubwawe bugutera igishyika, buhora bugutera kumva wafata ibyemezo bidakwiriye, buhora bugutera kumva umutima wawe utanezerewe, ukavuga ngo reka nsanga umwami Yesu anduhure, kuko niwe wahamagaye indushyi. Yesu arakiza, Yesu arakiza. Baririmbyi bo baravuze ngo arakiza n'inkovu zigakira. Yesu yakomora. Nta muntu wakugirira imbabazi, ariko Yesu warazigufitiye. Ahari uri mu buzima bwo kwicira urubanza, uri mu buzima bwo kwibleminga, uri mu buzima bwo kumva udakwiriye imbabazi. Uyu mwana w'ikirara yumvaga atazikwiye, yumvaga ubwe yicagurira kujya kuba umugaragu mu rugo rw'iwabo, ariko ageze mu rugo asanga ibiriyo bihabanye n'ibyo yibwiraga. Bamwakira banezerewe, bamwakira bishimye. Agaruka mu rugo, arongera agaruka mu muryango, arongera agaruka mu buzima, ariko yabanje kubabazwa na bwa buzima yari arimo. Umwuka wera akugenderere, agusange muri dayirema urimo. Haleluya. Agusange muri iyo dayirema urimo, agusange muri ubwo buzima urimo bwo kwibaza, bwo kwicira urubanza, bwo kumva wikatiye urubanza rubi, bwo kumva wiyanze. Uhishurirwe, umenye ko Yesu agutegeye ibiganza, umenye ko Yesu agutegeye ibiganza. Muririmbyi yigeze aririmba aravuga ngo niki cyankiza ibyaha? Aravuga ngo nta maraso ya Yesu. Aravuga ngo nta cyampa gukira nk'amaraso ya Yesu. Mahame yose wakoresha, buryo bwose wakoresha,
ntabwo bwashobora kugukiza icyaha. Kandi Yesu aravura, akavura iby'inyuma n'iby'imbere, akavura mu mutima, akavura no ku mubiri. Yesu akugirire neza. Cyampira ijambo ukaryumva kandi ukaryumvira, icyampa ukaryumva mu bundi buryo, icyampa rigakora ku mutima wawe. Ndabizi ko hari umugabo tuvuganye, ndabizi ko hari umumama turi kuvugana, ndabizi ko hari umusore turi kuvugana, ndabizi ko hari umukobwa turi kuvugana, ndabizi ko iri jwi hari umutima riri kwinjiramo. Ntiwinangire, wiguma mu ngurube, wiguma gusangira n'ingurube, wiguma kwiba ibiryo by'ingurube. Kandi mu rugo kwa so hari ibiryo, mu rugo kwa so hari ibiryo. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Data, mu izina rya Yesu, sengeye umuntu wese wumvisha iri jambo, kugira ngo ntibibe kuryumva gusa, ahubwo habeho no kuryumvira. Mwuka Wera riherekeresha imbaraga nyinshi, ribatura ababaswe baze baruhurwe nawe, kuko ari we wahamagaye indushyi. Uravuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange mbaruhuje. Urakoze Mwami Yesu, urakoze Mwuka Wera, kubikoreye kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Imana ikugirire neza, Imana guha umugisha, Imana igusange aho hantu uri. Mbivuze mu ijwi rituje, ariko umwuka ari kumvishe mu buryo buremereye. Ni mwene so Iranzi Alfred. Shalom, shalom.